my guys, ni ukuvuga ngo uyu munsi noneho tugiye kuza tureba uburyo ki turabonamo watch time. Turaje turebe uburyo tugiye kurebamo watch time zikiyongera. Watch time ni ikintu kigoye ku bantu bakoresha YouTube. Tudatinze rero ntago turaza kujya duca inzira nyinshi. Turaza hano turebe ino link. Ino link tuyikandeho. Ni iyi ngiyi, nawe ndaza kuyishyira muri description. Nimba unayishaka kuri WhatsApp uranyandikira kuri izo nimero nashyize kuri screen. Uranyandikira mpite nyiguha, cyangwa ujye muri description ya video naho urayisangamo ndaba nayishyizemo. Uraza usange bimeze gutya. Uraza guhindukira ku gatabu kameze gutya. Kwibutsa gukora subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi. Rero nta kindi kintu kindi uraza gukora kuko urabuhindukiye ku gatabu kameze gutya. Weho ndakeka nta muntu utagira email. Hano handitse ngo with Google, we continue with Google. Niho urakanda, nibyo biba byiza kuba byoroshye. Urakandaho bahite bagwa email zawe. Nyamara guhereza email zawe urahita uyikandaho iyo ushaka nyine gufunguriraho. Urabona ko ngewe hariho amafaranga, hariho $1 na $790 nyine ni ibice birenga inyuma. Urabona hano hasi ni gutya bimeze. Urasanga kuri tab urasanga hameze gutya. Urabona hari ahantu handitse ngo new order category add fund quantity challenge link. Rero ibyo nibyo ngiye kugira ngo be nakwereka uburyo ugiye kuguramo watch time na subscribe hano waziguriraho na watch time. Byose nta kintu hano utajyuguriraho. N'izindi social media izarizo zose hano zibaho, izarizo zose uzizibaho. Rero nabari abantu bose usanga babwira ngo tukugurire ni hano baba bagurira. Hano rero hari intuze ebyiri. Hano hari aka kambere karavuga ngo ni YouTube. Ufungura YouTube ukayibaha bakahita bayimonetiza, nta kindi kintu ukoze bakayimonetiza iminsi 5. Hano hanyuma niho ugurira ibyo ushaka, ukagura ibice bice. Urabona umaje kuhahitamo. Hano kuri service urabona ko isaza indi option ngo select service. Urakanda ndetse select service, none uze ushakemo ikunogeye. Uze ushakemo nyine bitewe na quantity ushaka. Niko yuguze quantity low niko iza gake, yuguze iri high iza vuba byihuse. Ushobora kwigura uyu munsi, ushobora kwigura ubu ngubu mu masaha nk'abiri yose kabimaje kurangira kandi waguze amasaha menshi. Kandi wibuke amasaha video zawe ziba zarebwe, nago nta kindi kibazo byaguteza kuri channel yawe. Hano uze uhitemo, urabona ko baguye ngo minimum na maximum. Minimum na make, maximum nyine naho utagomba kurenza. Change hariyaho na amafaranga bahita bakwereka. Noneho then kaze nkwereka uburyo bahita bashyiraho iki amafaranga. Hano hari akandi kantu ngo description. Nako barabanza bakagusobanurira video urashyiraho ukuntu bingana, uburyo biteyemo, byose nyine bakabigusobanurira. Katuze noneho tugiye kureba uburyo ki tugiye gushyiraho iki amafaranga tukaba twagura. Turaza dukana add fund, bahita bakubwira ngo urabona ko hano baduhaye utundi option aritwo tugiye gukoresha. Hano hambere ngo select currency, nahangaritse ngo enter, nahangaritse ngo USD, naho uraza na payment now. Hano twe turaza hano select, uze uhitemo nyine bitewe n'ahantu uri. Urabona ko harimo ibintu byinshi. Twebwe dukoresha amafaranga y'amanyarwanda, niyo urahitamo. Hirya hano ihite wandikamo amafaranga ushaka. Abaratubwiye ngo minimum amount to pay 500. Iyo bari kutubwira ngo amafaranga ni make, ariko mu bisanzwe 500 barayemera nubwo baguhaye kano kantu, ariko aremewe
nsigaye mbona nayo bayakoresha bayemera. Ariko ubundi urabona ko hano bakubwiye ngo yari ni amount make ya nyuma yari 500. Okay, uhita ukanda next. Urabona ko bahise batwereka iki, baduhaye indi ntuza, indi ngo select payment method, indi method ugiye gukoresha wishyura. Uraza hano urabona ko harimo ngo free, wanyu nyine ukoresha iyi card ufite, twe turukoresha MTN na Tigo irimo. Hano ahangaha uraza ushyiramo nimero iriho amafaranga ugomba gukuraho, ubizi neza ko ari amafaranga. Wibuke urandika 250, ntushyireho plus, ntushyireho plus imbere ntago birakunda. Urandika 250 ushyiraho nimero zawe nyine uzikurikije uko zimeze. Urabona ko aratubwiye ngo amafaranga ari kuri balance yacu ya MTN ya account ni makeya. Yaba ariho rero bahise bampereza kode kuri yo simukadi ahantu iri, ahita nkemeza bweta bikunda. Nkuko ngiye wabonye ko mfiteho uduceri dukeya, ansubira inyuma njya kuguraho urebe. Asubira inyuma back, then noneho njye kugura bisanzwe. Ndajya kugura kuri ariya mafaranga mfiteho. Nkwereke uburyo uraguriraho. Urabanza ushaka link ya video ushaka kugurira, iraza kwinjiza iki, iraza kwinjiza aya masaha kuko bayihereza abantu bakayireba. Okay, uraza yibutsa gukora subscribe kabisa kuri Menya Studio kuko n'ubufasha urabukoze, biratuma nanjye mbakorera izindi video ziryoshye zanagufasha mu bundi buzima. Okay, turebe uze uhitemo video yawe ushaka. Ngereho nereka mpite mfata nk'ingi ariyo nza gukoresha. Okay, nimba ugeze kuri no channel uri mushyashya, kora subscribe nawe wayikoze. Uri umuntu w'umugabo kabisa kuba warakoze subscribe. Okay, katwikomereze turebe. Urayitongera usubire hahandi twari turi kuri hahandi kuri ka link ndaba naguhaye. Weho urabona ko ahangaha ngiye mfite amafaranga kuri balance yanjye, ngayana hejuru hariho hano ufite n'ikibazo urabandikira bakagufasha. Aka kantu kameze nka SMS kari hano hasi mu nguni kari munsi ya submit, kano ugakandaho ukabandikira bakagufasha. Hano uhita pastinga icyo bita link wamaje kuzana wavanye hahandi, ariko uba witonze. Hano nuko nyine mise nk'ukanyeshyiramo. Okay, urari hano umaje guselectinga nyine handi ha watch time wahisemo, hano bahita bagureza ngo select service, ari ugiye guhitamo hahandi hakunogeye. Ahantu nanu nabonye badahenda nubwo bitaza vuba, ahangaha okay, ahangaha nubwo bitaza vuba, hano hasi uhita ushyiramo link, hasi uzushyiremo amasaha ushaka. Nshaka amasaha 100. Amasaha 100 hano bahise banca 1000, ni $1 n'amafaranga 70,736 niho banciye kuri ki ku masaha 100. Uze hano hasi nagura tukanda submit, turabanza uzusome wumve amabwiriza bari kukubwira. Bari kukubwira ngo hano ugomba gukoresha video ndende ifite iminota 15. Kandi urabona ko ngiye nahisemo nagariyo. Rumva ko rero ndamanza mpindure, manze nkora ibyo bansabye. Ndamanza mpindure, manze nkora ibyo bansabye. Ndongera nsubire inyuma, ndagenda njye kureba muri za video zanjye zindi nari mfite, nebamo video ifite iminota 15 niyo ndaza nka pastingamo, ifite iminota 15. Kanze nkore search turebe ngo bimeze bite.
ariko uyu ni wo mwanya wo kuba wakora subscribe nyamuneka, tukajya tubana. Video ndanshyiraho atari byaye ngo urasacinga igahita ikugeraho ako kanya nkimara kuyishyiraho, ukaba mu bantu ba mbere bayibona. Reka turebemo ifite iminota 15 babaye batwaka 15. Nuko ndeba video nakoze ari ngufi, video nagiye nkora ndabona ari ngufi, turebe ko tuyibonamo. Ndabona imeze nk'uyibuze. Ubwo rero icyo ndakora ndagenda ndahindura iyi select service niyo ndaza guhindura, ariko kankwari ku buryo weho urahita ubikoramo. Urahita ukora iki? Nta kindi, urahita ukanda submit. Numara gukanda submit, urakanda submit. Ukimara gukanda submit, amafaranga yawe ari kuri balance hejuru ahita avaho, yamaze kuvaho barakubwira ngo thanks for successful. Ubusabe bwawe nyine buba bwamaje kurangira. Utegerezaho bitewe na quantity wamaje kugura, amasaha yawe agenda aza cyangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kigenda kiza. Turi kumwe mu zindi video zikurikira, kora subscribe. Ciao ciao.